umukobwa kugira azasaze biragoranye ariko mana umukobwa watangiye kumera nk'umuribwe mu maso uzamutinya noneho ampurisi ugasanga afite 30 yego byaba akarusha 35 biba birangiye kuraho kubaka urugo ubwo nyine kuba married ni iki kigutera ubwoba yewe divorce ziri hanze yewe uziko abari gushaka tuba tubona ari benshi ariko yewe mana yanjye we divorce abamaranye ibyumweru abamaranye ukwezi ariko da umuhungu w'inzobe hamana ibibazo byawe tugende twagiye ugomba gusubiza umva sheri icyambere nagisubiza yego cyaba nanjye ndagisubiza oya n'uyu nguyu ugomba ni kugisubiza green flag sheri wanjye mbabarira uranzanira nyirabukara nyumaze iki yego ugomba kureba icyoro umuhungu udatinda sex ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Royal TV show nk'ibisanzwe abari hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu cyangwa se abari hanze nyuma y'igihugu cyacu turabashuje kandi tubabwira ngo muri abantu badanje mwe mukora subscribe kuri Royal TV show murabona yuko rero uyu munsi tugarukanye vibe za danje turi kumwe na bamwe mu bakobwa beza cyane cyangwa se bambaye neza bari kubica bigacika hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barimo ngo bomba shokora ndetse n'umwe mu bakobwa mumenyereye cyane hano mu ndirimbo zigiye zitandukanye nk'umuvixen ari we bita Keza. So rero tubahaye ikaze ndetse n'aba barikazi niko kumbona mudashyushye nabaye ego mana yanjye uratwemeje uranyemeje pe ubuse ko mvuze mana yanjye umvuze wese ubuse ndivuga iki hera ku birenge sha urebe imyambarire y'aba bana sha uzamuka ugere ku tuntu bambaye urebe ukuntu basa ku marinete yabagura nkanga utabizi amarinete yambutse amazi umva ibihugu nk'ijana reba sha turebe kameramani banyerekere sha bereke sha bora sheri nuba n'umukobwa umeze nkanjye wambaye uturinete tw'R5 ry'idolari apana amanyarwanda man umwe mu bakobwa bambaye nete R5 mu madolari ubwo nangahe mu madolari mana we nako mu manyarwanda harya ubwo nje mana ira nubwo nduwina sinduwina nuko moka ino nago nduwina uko uhagaze wese uhagaza angahe reba ishati hari undi muntu murayibonana kora zoom ndakwinginze urumva aka subu hose magaza ngayira turebe kabisa nahera no kubisuko sha kubisuko bisuko nangaye aya ngaya benshi batazi ko babihenda yego aya ngaya ni 35 yego 35 rinete R5 ry'idolari kwamanutse ku maherena amaherere yanjye murabibona na marja sheri narja yego ubwo nangayo urumva aya ngaya kwera ari marja ugende yagura 25 nge ngura nyine ama pair ane gutyo ukora mfumwekana tukagera mu gatuza you see iburize turebe handitseho ngo iki Kelia uwase Kelia cyangwa Kelia uwase subikuye uwase iyo bakwita ngo uwase Kelia wari have ngendo wa nyina nuwa nyina nako base sigaye bitakana base nago bakibaho ndo wa mama tugoro two ku ntoki two ku maboko
yewe utu tugura natuguze muri downtown. Se turahenze niba baratuguze muri downtown. Sha oya sibye karimo karja niko bambaye neza ariko batagira aho baba. Nibyo cyasibye. Barango baba bahagaze ara ku mihanda batangira abataka. Babita bataka. Wahuye nabo? Sha barabasebya pe abenshi nsiko bagira aho baba. Ngo bambaye neza ariko ngo ni wa mwaka 5. Ubwo sinzi impamvu agiye kuba nkura mukobwa sinzi ubwo impamvu batayabaha mu Rwanda uya broke ngo umuntu agenda na 3 kuri telefone mwibitindaho bari abatipe mani nago bapfa kuguhereza amafaranga yabo gutya bisigaye byarakomeye papa ahandi nayo niyo bayaguhaye muba muri inshuti nyine tu muziranye kuko nanjye nshiba kujya nko kugura agakweto mwahava yose nyasubiranye. Reka tujye ku ruhande rwawe rw'ibumoso wenda gatoya. Sister ubu nari iki kintu gituma abagabo bakunda abakobwa b'inzobe? anyicaye ni ruhande kandi urabona ko tudasa niwumva avuze yambanga ugire ngo hari ibindi birimo na direct wagiye yego urumva ikintu gituma basa ni nayo mpamvu benshi bari kwitukuza bihangane ko mbavuze ariko nyine nibyo uri kumva naze kuvuga ko nawe yitukuje oya nese genda gace yego none aba naritukuje amafaranga nta kibazo tubwire ni amafaranga urumva nari impamvu suba impamvu nyamukuru njyewe ubundi cyane ndeba kuri skin ya black uri kumva ariko nyine baba bakeneye kuburiya ngo inzobe ziba ziburiya numbazi ko kuburiya rero ko ariko ubwo rero ugasanga n'ahandi usize nk'umunyurabwenge ubona ari impamvu abagabo nyurabwenge nyine se sumva ari kwa kuburiya nyine wabona ari bo bacanye basa neza nyine urumva igikara hari ukuntu igikara ataba nagaragara neza ngo utamuzume barambwiye ngo utazume igikara ntabwo ubona ubwiza uri kumva ubwo rero inzobe kubera ko ahantu hose waba uri ahita kubona ngo nyine barabakurura tu kubwawe ubaye uri ngo nguri nete z'amadolari 150 zari zimenetse mana ari abakobwa mani b'ibikara ni wabata mu ngunguru ya mukorogo nyago wacha nicaye hano wowe nicaye hano oya mani no gucya bisaba ifungo bikora Zara ndabeshya no gucya bisaba ifungo bebe Zara niyo mpamvu musigaye mubikora bakora ibiki babikora sindi Gatubona ari impamvu twagiye nge impamvu mani wowe ubona ari impamvu abagabo babikunda abagabo nyine bakunda ubundi umugabo akunda utuntu dusa neza mana akunda utuntu abakobwa bikara basa nabi nago basa nabi ariko nyine sinzi impamvu baba baturenganya ariko nyine nago ugikara nijoro ni wamubona ni nk'ibyo byose nyine urumva ayo magambo ariko winzo kumanywa nijoro ubona ingegera ingegera nyine wabyumvise ase kubera iki wowe ubona ari impamvu babakunda abagabo abo ni ingegera none se siko nuza kakajwa twita ngo wangegera impamvu yego abagabo bakunda abakobwa b'inzobe bakunda gukururwa cyane n'abakobwa b'inzobe rero abakobwa b'inzobe ukuntu turemwe yego wumve gusa ubwo abakobwa b'inzobe turemwe mureke mbaze gure mu turinete mbibabwire tutameneka yego impamvu reka no man umukobwa w'inzobe nyine noneho barahita bavuga ko uri kwibuka we ntari bivuga iyo witeye urumva yego harya babyita ngo ni ikirungo ni cyangwa ikirungo ibiki byose ikirungo bro ahantu hose uciye ubu umeze gutyo umeze nk'itara ry'imodoka riri ku myasongoto uvuga ngo urihe abashumba dona ikindi bari buze kutubwira ikindi kintu abakobwa b'inzobe imana abakobwa b'inzobe baraberwa ushatse kuvuga ko tutabera amabara yose y'imyenda ashobora kubabera yego nk'ubu ngubu nanjye nambaye mu kavuyo ariko kanshiremo twanjye ushatse kuvuga iki urabibona ndaberewe okay ubaye uri umugabo
bakakuzanira umukobwa uteye neza wirabura ariko usa neza, bakaguha n'undi w'umukobwa w'inzobe nawe umeze uko, wahitamo undi ubaye uri umugabo? ndi umugabo sinarebera ku bwiza cyangwa ku miterere, ahubwo nareba mu mutwe. Wara mu mutwe kuvuye ku nzobe yawe se? Oya, nyine arambajije ndi umugabo, ngewe ku giti cyanjye ndi umugabo. Sinashaka umuntu ngo nuko mbonye taye yiwe cyangwa uko asa. Oya, ngomba kubanza kureba uwo muntu ari mature. Uwo muntu azamenya kurera abana, azamenya kunerera ipasi, azamenya gukoropa mu gihe nta mukozi hako da rubanda rwarapfuye, ubu ngubu ngo rusigaye rugira abakozi gusa. Nanjye nzamushaka da, ntago nzigera. Umukozi ukora iki? Uzajya ukora mu rugo. Wowe ubaye uri umugabo wahitamo umukobwa w'inzobe, wahitamo umukobwa wirabura? Banjye nahitamo uwirabura. Uwirabura kubera impamvu manuzi ibintu bisigaye biriho. Nese ubu Zara Oya we vuga Zara wamenya gute ko ari inzobe ariye iri naco cyangwa ariyo yashatse nyine rya faranga? Si yabivuze se? Yego. Ntago nkashyizemo, ariko nyine reka nkubwire impamvu abantu ibikararata ndahari. Nta makeup ufite cyasana turebe kuzabona umugabo. Bate mvuge uzantu bose babonye abagabo kandi bameze neza. Umugisha warya w'inkware so wiki. Harya babivuga gute ngo umugisha w'inyamanza? Oya reka so wizindi nyoni. Kurumva buri wese aba afite umugisha we. Sawa, niba niba nzapfa ndi umukire, ubwo nawe uzapfa umukire. Nzapfa ndi umukire nyine bitewe. Sawa, bitegereze. Umva ratangubwire. Ngewe impamvu nahitamo umukobwa w'igikara. Umukobwa w'igikara aba ari naco. Yego. Urukumva? Yego. Nkuko muri kundeba. Yego. Na makeup. Yego. Na maherena. Yego. Umva. Nukuri umurokore. Yego. Nukuri umurokore man. Oya ntago ari uko ndi umurokore. Ntari nari ngiye kubihakana kari kabaye. Naguru. Ngo inzara n'izawe. Inzara nizanjye. Kuki washizeho kakaverine? Ariko iyo makeup ufite suri kubona nzifite. N'amaherena n'ibiki byose mwana. Kandi ikibazo none baba ari inzobe, banza bakarenzaho n'ibindi byo oya nta kindi kintu ujya nshiraho sibyo gukora utugoyi n'umuntu nagusa nakoze ntago uri kundeba. Wowe ushaka kubaho kaboyi, ibyo ntago ndi kaboyi sheri. Rata murabona nsa kaboyi. Urakuze va mu mikino. Ngo ndashaje Zara. Urabona nkuruta. Shecuru. Zara uzi yuko reka mbwira. Umukobwa asaza ari ku myaka nk'ingahe? Mane shireka nkubwisu. Cyagendera ku isura. Reka nkubwize ukuri. Oya uragoranye. Zara umuntu asaza mu maso yo kuyakadakeye adafite ibirungo ibiki se wabyumvise se? Zanyita mukecuru. Oya biragoranye kugira umukobwa kugira azasaze biragoranye. Ariko mana umukobwa watangiye kumera nk'umuribwe mu maso uzamutinya. None wampurisi ugasanga afite 30. Yego. Byaba akarusha 35. Biba birangiye. Kuraho. Kubaka urugo. Ubwo nyine kuba married. Ni iki kigutera ubwoba? Yewe divorce ziri hanze. Yewe. Uziko abari gushaka tuba tubona ari benshi. Ariko yewe mana yanjye we divorce abamaranye ibyumweru, abamaranye ukwezi ariko da. Birakaze bimaze kuba man gushaka suguhu. Ariko ntago wagendera ku bandi kuko bajya bavuga ngo wowe uko wubatse siko nanjye nzubaka. Birashoboka ko erega turi sad generation. Uri gusanga kana ka 22 kari kujya gushaka. Rero birarutwa nishakira 40. Shazara niyo mpamvu nacecetse ntago nongera kuvuga. Kuko none se uri gusanga uri gushaka umujene mu ngano. Ugasanga saa sita na nijoro ni wa umwuka usafuriya mu Rwanda. Rero byarutwe kwishakira wa wundi ufite imyaka ukurutaho, nubwo abantu nyine babibona bakasara ngo ukurikiye amafaranga ndamaze.
nawe wakurikira amafaranga kuruta uko kuri bo baba bazi ko nkurikiye amafaranga ariko njye mba nkurikiye kubaho kwanjye mu mahoro. Njye mu buzima bwanjye nifuza kutazakora gatanya. nicyo wifuza. Umuntu tuzashakana gutya twagiye kumanika harya babyita gute kukamanika akaboko n'akaboko nta kindi kumanika akaboko uwo muntu kuki uvuze ngo ni akaboko wari utekereje ikindi kibazo ahubwo abantu mwe mwari mutekereje iki mwari mufite ibyo mutekereje ibihe wowe wari utekereje ibiki ni akaboko navuze kuri we wifuza umugabo umeze gute yewe seko nago nabasha kumuvugana bwacya bukira bukongera bukira azamwiremera umugabo mba numva avuga azamwiremera kuko nawe ubaho kuri ino si nawe mana tubwira ibintu bitatu yaba afite arabibona se nabyabona reka mbabwire we cyakora amafaranga udafite amafaranga sheri mamizi niba nakwaca yawuze kubera iki kuko none se ubwo uzaza uje kumbera ivaze mana amafaranga ni buri kimwe ma abashuti ni buri kimwe gute sasa amafaranga ni buri kimwe none se n'ufite amafaranga ariko nubona amahoro byo bintu bimaze iki urayabona sha amafaranga wubaka inshuti yego amafaranga ukemura buri kimwe ako nyine ya mafaranga ubonye mu buryo wakozemo kumva imvune zayo abana ntabwo twumva abantu ngo bagiye hepfo aya hariya yose nyakeneye ese naba yafite ariko akaba adashoboye kubaka urugo cyangwa se akaba adashoboye mu bijyanye no mu busaswa byo uzabyihanganira nzamwihanganira ariko n'ibikabya nyine yarababeshye kuko ntago yamwihanganira none se ubwo nabaho se nabyara nabaho none se twavuze ko atabyara ahubwo twavuze atabashije kuba kunyura uyu wazanyura ko tuzaba twabyaranye mwabyara wowe ufite ikibazo cy'uko batabyara njye nicyo kibazo nicyo kibazo ndabana turavuga hari uburyo aba adashoboye wenda gahunda z'urugo none se kwa Dr. Aida ni nkahari uzamujyanayo ntagomba kujyayo pfa kuba afite ibiceri wowe ku nshuti y'ubuzima wowe yaba yujuje iki ubutajya poroteyine umugabo we wifuza ameze ate cyangwa ni ibihe bintu agomba kuba yujuje mana yanjye abagabo b'iyi minsi rero usigaye ari sereri ariko yego icya mbere tugomba kuba twumvikana yego ubundi iyo wumvikana n'umuntu ibintu byose birashoboka yego itangiriro zero byo ntabwo byashoboka kuko niba ngana gutya ubundi ashakisha nagomba kuba ari gushakisha njye ntabwo ndi ku ruhande rwa Zari yego ngiye twumvikana none se ndazana miliyoni wowe uze n'umutwe gusa navuze ngo ndi gushakisha njye ubu ngubu ndi gushakisha nawe agomba kuba ari gushaka ubwo ubonye inkungubutsi y'igikirije ikakubwira ngo n'umushaka wibwira ngo ubu ndetse ndi gushakisha isawa nyine oya twumvikanye baravuga baca umugani mu kinyarwanda ngo utinda mu nyama ugacyura amagufwa urindira ko umwembe wera amaniga akayirisha umunyu reka tujye kuri wowe ku myaka ufite amba umaze gukundana n'abahungu uko byenda kose batari bake uretse gato kuki utabagize bari bake ni bake mbabarira utankoraho ni nk'abangahe urugero ni nk'abangahe mani njye mfite sherubu kuva wavuga umva twakundanye tukiri bato ubu turi twebwe bavuze nituramuka tunashakanye ni Jacques na Rose wamuvuga izina inde wamuvuga izina
mbabarira niba uri proud ye why not utamuvuga impamvu namuvuze ntago azi ikinyarwanda imubwire mu cyongereza oya ntacyo azi cy'Espanyol kandi ngiye kubwira abanyarwanda bo muri binaha ntago mumbabarire mutazamurira ni ikihe kintu yaba yaragukoreye mu gihe mumaranye cyatumye wumva ubabaye nyine ukumva umutima wawe urababaye rero reka ngiye kubwire muri ubu buzima muratsika so dufite ibibazo hano bikeya sibyo umusore uri muri red flag cyangwa green flag sibyo umuhungu urya cyane sorry red flag cyangwa umuhungu uri red flag umuhungu urya cyane ni green flag yego ni green flag cyane red flag tata shawa ni red ndakora yeah uzabona ibyo mugaburira okay twagiye wowe umugabo urya umuhungu w'inzobe hamana ibibazo byawe tugende twagiye ugomba gusubiza umva sheri icyambere nagisubiza yego cyane nanjye ndagisubiza oya n'uyu nguyu ugomba ni kugisubiza green flag sheri wanjye mbabarira uranzanira nyirabukara nyuma z'iki yego ugomba kureba icyoro umuhungu udatinda sex green flag nawe uragisubiza ko niko biri none si cyambere si biceri twagiye nta biceri twagiye umutipe mugufi gumana uwo nzovu nurinde umbaza nzovuga ko na wowe mutipe mugufi ntabwo ikibazo cyarangiye mutipe mugufi ufite amafaranga cyangwa utayafite cyarangiye mutipe mugufi cyamunyihanganijwe ni red pe ni red okay twagiye hagati ya Mutesi Jolly ndetse na Kate Bashabe mwese muragisubiza ariko mana yanjye wambajije undi ubaye uri umusore ninde mukobwa wakwifuza kubana nawe muri ubu buzima kankuremo na rinete birandakaje yego muri ubu buzima mfite ibiceri ndi umusore sheri Keti namwihambaho wamwihambaho hasi hejuru Keti azi ubwenge Keti ari seriye Keti akora utuntu twe bucece urumva nagashira ubuzima bwe hanze urumva yego kandi ni umusitari man sibyo yego ikindi kintu man umukobwa niwe wese nta kintu afite cy'inyongerano ku mubiri we yego uriya niwe Imana yandemeye ubundi iyo nza kwibera gahunda ibintu bitatu mubana na Mutesi Jolly yes we ni bitatu se gusa nta kibazo gira bine cyangwa ugire nta kibazo ni 10 Jolly uvugisha ukuri nurya imboga Jolly impamvu nyine sinzi impamvu njye namwanze yego si bira bibazo byaba presikidi yego ikibazo nicyo cyatumye numva namukunzi ariko kuno yambara ndabikunda nuko nyine abishira hanze ugasanga ubuzima bwose buri hanze yego ariko imiterere yiwe irakabije yego irakabije bitewe n'ukuntu tubona yarateye kera birakabije so umva ntundakarire bari kumbaza ku kibazo ni ibibazo yego ariko yatangiye excuse z'icyo wavuze nari biwe yego washoje Keti niwe wanjye na kuri wowe hagati ya Kate Bashabe na Mutesi Jolly ninde muntu wakifuza kubana nawe urwaye umusore first of all Kate ni umugabo wanjye
mu bakobwa b'abanyarwandakazi Yego. ni umunyamideli kandi ndabifana urumva niwe muntu nahitamo niyo wahitamo ibintu bibiri bitatuma ubana na Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ibyo byose ni fake ndetse gatari twagiye yego njye na okay bakunda kuvuga ko ari seriye cyane kandi ni na byiza ku mukobwa ariko nyine ntabwo mbikunda uburyo ari ubuseriye bwe nyine hari aho babukenewe hari n'aho budakenerwa ugasanga nyine byarengereza ukuntu hari ibintu Yego. byose akora yego ikindi kintu ntabwo njya mbona ibintu akora nyine tubi ntabwo okay ikintu tuzi nuko ari Miss Rwanda njye nicyo nzi yego ibindi bintu si ubwo yavuyeho yavuyeho nyine yari yego nose yari Yego, Miss Rwanda yego. yego yari Miss Rwanda ariko ibindi bintu mbona ni ukwambara akifotoza ni amafoto nta bintu by'ibikorwa nzi byinshi cyane Yego. nyine kereka wenda ubu ibyabaye wambwira ngo 2025 iragarutse reka ndashaka na kariyeri yego okay hagati ibintu bye byose ni hagati ya fake. Tesha na DJ Brian yewe mbabarira udatuma niruka mu kiganiro ninde muntu mubaye mwicaranye kuri table ukabura nk'ikintu runaka Yaba. ninde muntu muri bo mwisilamu we mwisilamu wahise uradebana ndashakira aha kwa buriyane buriya buriyane sha ariko kuki utavuze umwana w'Inyagatare mani Tesha ari mu gahinda mumwihorere Tesha tunamwihanganishe bana kondoleanse kabisa barabemera babyadaje nubwo nyine n'abasta tuba tugomba kugira okay twagiye hagati ya Juno Kizigenza ndetse na Kenisoro yego mana yanjye Kenisoro wanjye kandi bavuze bana kiniki ariko wowe ushaka ko hari abantu mufitanye beef twe turi mu ntuze ugomba kuvuga bitewe nuko babona ninde wambara neza ukabona arabera ariko hari washonje none se tumye avuga nabi nanarakaye none se urambwiye ko Juno yambara kurusha Kenisoro mani Kenisoro nubwo ari mugufi araberwa akantu k'ubugufi se kari gake araberwa oya araberwa wamwitendekaho arabivuze Kenisoro ndamukunda umva hejuru cyane muherutse kubona umukobwa uvuga ngo igihugu cyangwa se urubyiruko rurakennye mwebwe mubibona gute cyangwa mwabyumvise rurakennye rurakennye urubyiruko rurakennye ariko nirwo usanga rufite telefone zihenze muzikurayo mu masho ahenze batubwire baba bariyo amayoga ahenze mwambwiye overnight zose abakobwa b'i Kigali mwambwiye ako se buriya n'abajama mani ngewe naje gusanga n'abajama barimo yewe noneho ubuhungu barastempa murambara ubuge muri barambara abasore bano barambara ariko ni muriza yangaya ubusore bw'ikira yesu harabunze bujya noneho mureke mbahe story abastari mana we oya nateranya na oya nari bivuga ugasanga mani reka tugaruke ku bintu by'abastari usanga umuntu yarabazamuye bakishira hejuru mani ugasanga bishize hejuru mani umuntu aramanuka kagwa hasi nka badrama ariko buriya tugomba kujya tubashira hanze ugasanga umuntu ahora ahinduranya icyangwe sinkuvuze izina ariko ahura urimenya yavuye ku gikodesha kwa Starboy turi gusoza yego turi gusoza tugurigwana ku musozi cyanyuma umucunze neza wasanga hakiriho ya grife y'ubushyashya y'urukweto kavuga ngo niyo style kandi turi gusoza mwembi mwamaze kubona ibyo akuzi ko umuntu uvuze mana yanjye we muvuge mwamuvuze mukamubura umva amana ibibazo byawe turigana ku musozi dusoza rero niki kintu mwavuga buri umwe aravuga uko yabibonye cyangwa se uko abitekereza ukimara kubona n'ibintu ni video cyangwa se namanuze ari gushika ku mbuga nkoranyambaga ya Badrama
mukimara kubibona mwahise niki kintu mwamubwira first of all? yisubire asaba imbabazi ampurisi cyane cyane kuri la video pe la video avuga perezida yisubireho mumuhe gasopo ko mbona mubivuga mugize kandi urumva ni ibintu byatubabaje niyo mpamvu ko mbona mujenjetse nta kujenjeka nge ntabwo najenjetse ahubwo byambabaje umva papa wacu Kagame wanjye ndabyibuka yankoze mu ntoki muri arena sha yakoze mu ntoki namaze icyumweru noga yego nogaga nambaye ishashi gutya yego oya ahubwo twe byari ibintu yakoze rero ibaze irangegera iri mu mahanga Shabadrama naramukundaga pe akiyobora demene ariko disi kuva yangu ibiyobyabwenge yari crush wawe igosha demende the top ako si umugabo ubundi wapfumuye amatwi n'amazuru burabyo bane byabigezweho naho umuhungu ufite dread okay twashoje rero uko byenda kose Badrama hari reka tumubwire ngo sha Badrama isubire wigaye kabisa wigaye uri umuntu sana turamukarabye tumukarabe oya nawe oya n'umwana w'ikirara yaragiye arongera aragaruka sibyo ashobora Kagame ntabwo igihugu cyacu mana ari ikintu kidatanga imbabazi Zara ntabwo ari kubyumva Zara we ntabwo ubizi yuko atari no kwemera ibaze ko na sister we yajya kuri kamera akamwihakana mwihakane manu uramuntu ntabwo famiye yacu ibintu byose rwose nta kimwe tuzi mani n'umuzimu wazuru ntacyo bazana ubundi bababarira uwemeye icyaha yego nibyo ngibyo aracyemera mwakoze cyane kandi tubwira abantu mukomeze mukore subscribe mudushyikire turi ready kuba ibintu bya danje yego so nakagaruka ciao nakagaruka ciao bye bye